tegura settings zawe neza. Hari igihe ubona channel yawe itagenda neza, ukabona channel yawe irimo iragenda buguru ntege, ukumva ucitse intege, ukumva wayivaho, nyamara ukwirengagiza ko hari settings wowe uba warirengagije kuba wasetinga mbere y'uko ubanza gukoresha urubuga rwa YouTube channel yawe. Ibi rero ndi aha ngaha kugira ngo mbibereke, ni ibintu byoroshye kandi ni ibintu buri wese yakwikorera. Twe tuba tubizi ariko wowe niba utabizi, iyi niyo channel yonyine ngiye kubikwerekaho. Uko ubona imibare yawe itagenda, ukabona views, ukabona subscribers, ibi ni ibintu rero twitera twebwe ubwacu nk'aba YouTube content creator batoya, ugasanga ntituzi settings dukora, ntituzi gutaninga on, ntituzi gutaninga off, ntituzi gukuraho ibintu byatugirira ibintu byatuma abantu basura YouTube channel zacu. Ibi rero ni ibintu ngiye kukwereka, ndagira ngo rwose ukomeze ukurikirane ahantu ndabikwereka neza mu kanya. Muraho neza, iyi ni MD Empire TV. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, iyi ni YouTube channel yitwa MD Empire TV, yigisha ibijyanye na YouTube channel, yigisha uburyo bwa branding, yigisha tutorials, yigisha uburyo strategy zose twakoresha kugira ngo YouTube zacu zitere imbere. Ubwo rero nagira ngo nihuse ngiye ntabwo njya ntinda kugira ngo twihute tutaza kwiga mu magambo. Ngiye kubitangirira ku kintu bita YouTube Studio. YouTube Studio sinzi, YouTube Studio nagira ngo nyibereke neza. YouTube Studio ufungura, urabona kano kantu k'agakona kari hejuru kariho nuza ifoto ya YouTube channel yawe, uraza ujye hano hasi ahantu ubona handitse ngo YouTube Studio, YouTube Studio, turahakanda. Nitumara kuhakanda, YouTube Studio yacu iraza imeze gutya. Muri kubibona? YouTube Studio yacu niza imeze gutya rero, ikintu cya mbere tugiye gukora, ngiye kwereka setting. Tugiye gukora kwibanda ku kibazo cya setting. Setting ni ahantu hasi murahabona. Iyi setting ndaza nyikandemo, nimara kuyikandamo murabona ko bije hajemo, tugiye kwibanda ku buryo iyo uploadinze video zacu bigenda. Turaza kuri upload defaults, hano handitse ngo upload defaults, tugendane neza kuko ndihuta, ntabwo mushaka kurambirana. Okay, rero YouTube upload defaults, turamanuka hano hasi gato ahantu handitse ngo private. Ahantu handitse ngo private, ahantu tugendane neza. Impamvu iyo twaploadinze dushyiraho private ni impamvu, harimo impamvu eshatu. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo video yacu niba twakoze ikosa tuze kongera kurikosora nyuma. Ni ukuvuga ngo video uyishyizeho ariko public ntabwo ihita iyibona ako kanya. Niba itari buyibone rero, ubu ni ukuvuga ngo ugomba kwishyira private kugira ngo uze kubanza uyumve nawe ubwawe uyisesengure, noneho ubone kuyivaho. Ikintu cya kabiri ni uguha umwanya YouTube kugira ngo yige kuri video yawe, irebe ko video yawe nta kosa ririmo, irebe ko video yawe ibanza imenye n'abantu bayikeneye ku isoko, noneho ibone kubikomandinga video yawe. Icya gatatu ni ukugira ngo YouTube irebe ko video yawe nta copyright ifite, kuko iyo video yawe ifite copyright, immediately bahita baguha strike. Strike ni ukuvuga ngo iyi video yawe ihita isibwa kuri YouTube. Impamvu nababwiye dushyiraho private ni izi mpamvu eshatu mbibabwira. Ibi bintu nkunda kubivuga mujye muri video yanjye ndabibigisha bagenzi banjye. Mugomba gushyira, niba ugiye ku uploadinga, shyira video yawe kuri private kugira ngo utaza kwisama wasandaye. Ni ukuvuga ngo ugomba kwitonda kuko ibi bintu ni ibintu nkubwiye bitatu, nubikurikiza video zawe YouTube rwose izazirekomandinga neza. Dukomeje twihuse rero, ntabwo turi butinde. Nyamuneka mujye munaduha subscribe. Tugeze nanone turacyari kuri upload default, turaza hano kuri advanced settings. Advanced settings ni ukuvuga ngo tugiye kwibanda ku kantu bita categories. Iyi categories abantu benshi mukunda gukora amakosa, cyane cyane aba YouTubers creators batoya. Hano hantu niba ugiye ushyizeho video ijyanye n'ibyo ukora, harimo abakoresha imodoka, comedy, abigisha, entertainment, imyidagaduro, amafilime, abantu bakunda gukora filime, bakunda gukora amagame. Ni ukuvuga ngo ugomba gushyiraho ikintu kijyanye n'ibintu ukora aha ngaha.
Ntabwo ari ibintu uhita ufata ngo uvuge ngo no, ngo ndabona ngo nkora ibi, niba nkora tutorials ngo njye muri game, no. Icyo gihe YouTube channel ntabwo iza. Niba wigisha education, jya hano kuri education, utange uburezi buboneye. Naho niba ukora imyidagaduro, jya kuri entertainment, uzane ibintu by'amacuranzi. Niba tugiye gukora nkatwe nk'ibyo dukora, uko twakora YouTube channel, ni aha ngaha kuri how to cyangwa style. Aha ngaha niho YouTube izamenya ibyo dukora, ngo imenye no kubijyana kuri audience y'abantu bagomba kubireba. Niba ari music, babandi babiririmba, uzashyira hano kuri music. Niba ari politics cyangwa abakora vlog, ni aha ngaha. Iki kintu cya category mucyitondere bagenzi banjye, kuko ni hahandi uzabona video zawe zitagenda kandi ari wowe ubyiteye. Ibyo rero nagira ngo mbibereke kugira ngo amakosa tujye dukora tujye tuyirengagiza. Turamanutse rero, hano hari ahantu bita comments, hano hasi comment igomba kuba iri on, ariko hano niba uyigize gutya, niba nshyizemo gutya, hano nitanginze on, urabizi ko muri iki gihe abantu benshi bareba video zawe, iyo babonye ufite like nkeya bacika intege zo kureba video zawe. Ibyiza rero inama nakugira ni uko aha hantu kuri show how many viewers like this video wahataninga off, wahataninga off. Ni ukuvuga ngo impamvu wahataninga off, reka mbanze mutaninga off. Impamvu wahataninga off ni ukugira ngo wa muntu uje kureba video zawe nabona like baguhaye ntacike intege, nabona ari nkeya ntacike intege. Ariko nanjye ndabisabira like, mujye mu ma like ko mubona bahaye ibintu byiza. Niba nyishyize on, umuntu azaza kureba video abone ko video yawe irebwa na bake acika intege. Ariko nubishyira off gutya, nta kibazo, umuntu azaza arebe video yawe ntarebe abantu bakoze like. Ibyo bizagufasha kugira ngo ukomeze kugira ute, ukomeze kwinjiza abantu bakureba kandi badacitse intege, muzamukane neza. Twihuse rero turajya ku yindi features. Tugeze rero ahantu tugiye kuri cyo bita channel. Kuri channel ahantu tubigendanemo neza. Tugeze ahantu kuri channel. Kuri channel tuvuye kuri upload tugeze kuri channel. Noneho aha ngaha kuri channel rero, niba tuje aha ngaha, ni ukuvuga ngo video yawe wivuga ngo video yanjye igenewe abantu. Icyo gihe nuvuga ngo video yawe igenewe abantu, hari ibyo YouTube itazerekana kuri abo bantu. Ntishobora kujya live stream, ntushobora gukora live stream. Ibyo ni ibintu rwose mpora mbibabwira. Iki kintu cyitondere, vuga ngo no, vuga ngo iyi channel ntago yagenewe abana. Ni ukuvuga ngo iyo ushyizemo ngo yagenewe abana, hari ibintu byinshi barimita ku buryo abana badashobora kubireba. Ibyo rero bikazaguteza bikazaguteza ibibazo mu gihe ushyizeho video yawe ukabona harimo abatayireba, ugasanga ugize ibibazo rwose, ugasanga utangiye guhura n'ibibazo. Noneho rero tumanutse gatoya tugiye kugera ku yindi iyo bita clips. Iyi clips reka nyibasobanurire. Allow viewers to clip my content. Allow viewers to clip my content. Iki kintu rero tucyitondere. Ngiye kukibasobanura neza, sibyo? Emera ko abareba cyangwa bashobora kureba video zawe, bashaka gukata clip, gukatamo ibice by'ibyo washyize kuri YouTube, ariko ugomba kuzimya iyo feature igihe cyose ushyiraho video. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gushyiraho video, witaninga on kuri allow, witaninga low kuri allow, taninga off. Impamvu ni uko hari abantu bajya bagabanya clip ibice by'iyo video zawe, bashaka gufata ku ibice by'iyo video zawe hanyuma bakabigira ibyabo, bakabihindura nk'aho ari bo babikoze. Iyo babivuze gutyo rero bashobora gutanga, iyo bigenze gutyo rero bashobora gutanga ikirego ko ari bo ba nyirabyo. Mu gihe utabitaninze off, bashobora gutanga icyabyo kandi ari wowe bikoze, bigatuma channel yawe ijya mu byago byo gufungwa cyangwa guhabwa strike. Kugira ngo wirinde ibyo bibazo byose, buri gihe uzimye iyi feature yo kwemera ko abantu bagabanya ibice by'iyi video. Ni ukuvuga ngo hita uyizimya immediately. Tugiye kuri aka kanyuma rero, kuko nyuma dusorezaho third part training. Aka kantu kanyuma ka third part training, iyi ni indi feature nziza cyane ugomba guhora wemeje, wazimije. Iyo
iyo witiriye third party training uba wemereye kampani zikorana n'ubwenge bw'ubukorano aribyo twita artificial intelligence ariyo AI gukoresha ibikubiye muri channel yawe, imyitozo yo kugura imashini zabo. Ibi bisobanura ko uba uhaye YouTube uburenganzira bwo guhuza izo kampani ububasha bwo gukoresha amavideo yawe. Nabashishikariza iyi third party. Iyi feature ifasha AI kwamamaza content yawe, urugero tuvuge ku muntu uri gukoresha ChatGPT akaba ati ni gute nakongera views kuri YouTube. ChatGPT iguha ibisubizo hanyuma igashyiraho na za video zo kuri YouTube, za video wagiye ukora. Ni gute nabona aba subscribers, ni gute nabona likes nyinshi. Niba feature yarayifunguye, niba warayifunguye video yawe ifite amahirwe menshi yo kugaragara muri ibyo. Ni ukuvuga ngo uyitaninge on, yitaninge on iyi third party. Ni ukuvuga ngo jya hari ahasanditse ngo all third party companies uhakande unayarowinge. Ni ukuvuga ngo icyo gihe video zawe icyo gihe YouTube izafata video zawe izimenyekanishe, sibyo? Kuko urumva abantu bose bazajya n'umuntu wese ajya kuri ChatGPT akandikamo wenda ngo ni gute nabona likes, ni gute nabona subscribers, ni gute channel yanjye yatera imbere. Icyo gihe iguha ibisubizo hanyuma igashyira na za video zo kuri YouTube zibyigisha. Niba iyo features cyangwa aho hantu wabishyize warayifunguye video yawe ifite amahirwe menshi yo kugaragara mu buryo muri ibyo bisubizo bigaragazwa na AI cyangwa artificial intelligence. Rero rwose ni ibintu cyangwa mbabwire, twebwe dukora amakosa tutazi ko dufungura YouTube channel ariko twabona YouTube channel zose zitagenda tukavuga se byangenze gute. Kumbi ni amakosa yuko twebwe tutazi ese settings zacu zimeze neza. Izi settings nguhaye uzikurikirane, ufate agakaramu uzige, uzirebe neza, kandi uzabona ko ibyo nakubwiye ari nk'uko nabikubwiye. Rero fata ikaramu wandike iki kiganiro, iyi video yawe urebe neza, uyandike neza, izakugirira akamaro. Rero rwose bagenzi banjye, iyi video nibigufashije ukande kuri like, mujye mutanga like. Rega ibi bintu biba byatuvunnye, namwe muba mugomba kutugirira kuduha icyo dukora tukavuga tuti ibi bintu byatuvunnye, ariko muduhe like. Mpa like rero ukande kuri subscribe kugira ngo video itaha izakugereho mu ba mbere kandi nawe uzayigeze ku bandi. Murakoze rero, nk'uko mpora mbibabwira ndabakunda cyane. YouTube channel ni iyanyu ntabwo ari iyanjye gusa kuko nimwe mwagiye mumfasha. Ndabakunda rero, mukore subscribe, mukore like, musharinge ku bantu kugira ngo izi settings abantu bazimenye, aho kugira ngo YouTube zabo zigende zipfa buhoro buhoro. Ndabashimira rero, dusubire kuri video itaha. Mwakoze kureba YouTube channel yanyu MD Empire TV. Ndabakunda, ciao, bye bye. Dusubire mu kanya muri video ikurikira. Murakoze cyane.